Ndi Papa Sava. Mwiriwe neza. Karibu. Burya nawe ujya wiyitaho se cyane. Ubizi se ko utera ubureza bw'ibanze, ujya gutera ubureza bw'ibanze. Ibintu byo kubakorera tugahirimbira twagaruka. Ariko burya ngo muri iki kinyejana n'ibintu byo kugira gutya ukarira ku rujyo kandi uri umubunyi. Ntabwo byo bikigezweho dashi. Kame nkagufashe ni karibu. Ugarutse gukoresha banze nite ku mukiriya. Ariko nashakaga mabuja sarahari. Mabuja nibwo akigera hano mu kazi arahari. Ntabwo akiri kwitegura ariko namushakaga cyane. Okay. Inzara ariko ndabona dutangiye kuza aho natwo. Ariko mumbwirire ntabwo ari byo nashakaga cyane mumbwirire tuvugane. Sasa Kamere Papa Sava. Barura hose. Yego, meze neza. Kwisugaruka vuba se n'amahoro. Zimwe ntabwo muba mukeneye abakiriya bagaruka ako kanya. Oya nta kibazo. Rega burya gutangira gusirimuka ni ukubyimenyereza iyo utinze gato ubusirimu buragucika. Ni karibu rero Didasene ndabizi neza aragukorera neza. Ibyo nabyo murabisokoza. Yego ko narenze ngo ibintu biba bisanzwe gutyo gusa. Oya turabisokoza kugira ngo bijye ku murongo. Hanyuma rero Didasene akira umukiriya umukorera ibyo ashaka. Yarambwiye ngo nimashaka ndamukorera nyuma nyine wenda si iki n'iki. Ariko Didasene mbona sinzi ukuntu nageze mu rugo mbona rwose oya. Yagukoreye nabi se? Ntago birimo 100% rwose. Ngira ngo ibi bintu ntago mwamuhuguye neza. Inozo zahise ziza. Izindi zasesereye. Aya. Ntabwo nazice neza se Papa Sava. Reka. Ariko wagira ibintu byo gusebanya nawe urabizi uko mbirema. Ibintu nizi imyaka irenga 2 se nkaba mbikozemo imyaka 10 ubu. Nawe urabizi ko urabyizera. Yarambwiye ngo arabyiza. Yabyiga se ko atari ibintu byo kubeshya kandi umuntu akina n'ubuzima bwe. Tuvugisha ukuri koko. Ibintu wabyiga imyaka 2 ukabikora imyaka 10 ukajya ukataka urwara rwo kumano gutyo ukagira ngo ni inzu bubatse igize aya kabisa. Ubu se niba mbeshya nari kuba ngarutse hano muri saro kwicisha inzara sinze nambaye sandari cyangwa kamambira ariko ukuntu yagiye abikojonjora wagira ngo yatemaga ibintu by'inuza by'urubingo rw'inka wapi ntago byavamo kabisa. Ntago byavamo. Nta wundi mukozi ufite ukora ibintu by'inzara se? Oya nayifite Didasene wenyine. Ariko Papa Sava kereka nimba nawe rwose ubushaka ko nzikuramo nkateramo izindi. Nese nimbuzanye n'inzara mbi nzinoboremo nshyiremo inziza nk'izara. Ariko uvuga ko mukirazanye inzara mba ari byo ushinzwe gukora ute? Papa Sava ihangane Didasene no tuvugana. Harambi. Yo agenda muvugana. Hari n'abantu biga imyaka atarani nta kintu barafata. Hasi iyo umuntu asibiye 5, 6, 7 bashije. Urakata inzara z'umuntu ukagira ngo ni ya mashini ikata amakaro bagenda baseseka amahatuzuye aya kabisa. Oya pe. Ariko se Didasene mu by'ukuri ufite ikihe kibazo? Nta kibazo mfite. None se ubu waje hano kunsaba akazi umbwira ko ibintu wabyize mu byo wize tuvuge ko utize n'ukuntu ugomba gufata abakiriya wumvisha ukuntu ubwiye Papa Sava nabi. Erega hari abantu baza nabo bashaka kubikira imbehe sasa sinena mubwiye neza wowe
agenda ntiyagiye yashimye usibye guteza uruga nk'aho afite ikindi ashaka. Dasene rero papa Sava abaye umukiriya wa 4 muri iki cyumweru uje kundekramaho kudakora neza. None se ubu nimba abakiriya baza ngo ntubakorere bakajya kwigira ahandi, ese ubwo business yanjye izatera imbere gute? Sasa ndabakorera nuko haba harimo abakiriya b'indashima, nawe adashima yabimbwira, ariko wenda udahari cyangwa akabikubwira ukwawe. Ese ubu ngire no kubizi neza ko namukoreye uhari kandi akagenda anyuzwe. Adidase igihe tumaranye ntabwo byari bibi, wari uri gukorera abakiriya neza, ariko noneho bigeze niba abakiriya babaye bangaye mu cyumweru ejo bundi bakiyongera kandi business yanjye nkeneye ko yaguka, oya ntabwo byakomeza gutyo. Reka ngo uhembe wari ugejejemo ku kwezi ugende wenda ujye gushakishiriza ahandi, kuko iyo umuntu yashoye amafaranga aba agomba kuyagaruzayo akanarenzaho akirana nayo. Oya sasa mbabarira, sasa subizi ko kano kazi ariko kanungiye abantu, subizi ko naje kugusaba akazi ntaye kwa Dafi nawe ntakimumesera. Basi mbabarira unyongeze ukwezi mbashe gushaka indi saro mureramo. Hanyuma se ninkongeze ukwezi ndaguhemba iki? Mu gihe abakiriya bose bari kuza bakisubirira ndaguhemba. Sasa wanamemba mu yo nsukira nimba papa Sava ni ubiteye kugeza kakageni sasa n'umukiriya wa 4. Oya akiye genda amahoro ushakishirize nandi naho byakunda, ariko nge nese sasa kumaya yangaya kandi atuzuye kumaya ibyumweru 2. Hanyuma zashize bingahe ndagukwezi kose nakukoze, ariko ibi ni ibiki wowe? Sasa uremeye ngende Didase genda pe. Sasa nureba uranyirukanye bigeza nibyo bikoresha ahubwo nge kumukora. Nese ko byakunaniye papa Sava natumye unyirukana. Urihangana rero ibintu by'inzara ntabwo mbizi cyane, ariko ndagerageza mukorera, ariko buriya kugira umukiriya bitugenda ntagaruke ntabwo aba ari byiza, ariko akoze ibi bintu akatakata gutya agakata gutya, we ntabwo wabishoboye. Reba nibyo nakubwiraga, urabona hano atahasesereje se se ubundi reka nkwereke ubundi wanyogosha. Yego yenda ibyara nkambyihanganiye, ariko ukangabanyirizaho agasatsi ukanagaconga. kuva nitwa ngewe uretse no gufata tondezi ngo ndogoshe, bimwe n'abakobwa biyogoshesha inzembe sinabishobora. Uyu kanyigira unase byo ntabwo uzajya ubikora. Harya no murasuka gusa mukanagira. Turasuka tugatera amaplante n'amawig nta kindi. Oya wanyigiraho, ariko ireba ndiyiziye ndakwemereye ntinyigiraho. Uyu ushobora no kubikora nabi nkahita nca mu yindi saro nkabikora, ariko nabyo ukabimenya kuko burya saro ikora ikintu kimwe ntabwo ikunda kunguka cyane. Mose papa Sava ubu ndavana nge pfiriya gutira tondezi ntiri bisokozo ntiri biroso ngaruka hano nkogosha koko. Ariko sasa koko banze wanyibagiwe koko. Ino ntabwo wakubwiye ko banze. Yoye turakuzi. Nge ndategura. Tondezi urajya kuyitirira iki? Ariko tondezi. Ari Yakoze mu bantu bategura. Buriya none ubona. Unanyitwayeho neza. Nihitondeze ngiye ntayo gusingira. Ngaho se umva nyine. Uya nyine byasaba yuko unyitwaraho neza. Ntabwo ari gupfa kubivugana buryo by'amagambo. Ari we. Ibyo byako biko ubishobora. Ibyo byabishobora. Uri bubishobora. Kibazo se ndamenya aho babinyuza. Cyangwa iyi kubera ko ari nini. Ibifite n'amenyo manini.
bifite purize hanze mu nzu nta hantu wateguye harimo intebe zo kogosheramo urumva nirega ndasuka gusa nawe utegura ibyo kogosha ntogosha koko iyi rero irasobe neza urumva na purize irimo mu nguni gutya sinzi ko iranagerayo ntacyo ariko mfite indi iri bugufashe umuteguro noneho uyu munsi mfite indi iri bugufashe mbo iyi ngiyi noneho yo iba ifite umwihariko ifite umugozi muremure iyi ntabwo igombera umugozi ni zimwe zitagombera gucomekwa ni gucomekwa harya nta muntu urogosha n'umwe ntawe pe mbo tinyuka sibyo inyuka wayibonye nta rukoro burya ibirimo hano n'amenyo yayo aba ahari icara mbanze ngusobanurire humura wibigira hute aka ni akaroso kayo ukoresha nyine ugashyiraho nta rukoro ugakoresha aka rero aya menyo arimo aya ngaya ni amenyo asanzwe urumva amenyo asanzwe ku buryo ntacyo atwaye urabona nk'ahangaha banyogoshe urabona ko nshonze meze neza ni ukugira ubwoya ukabukuraho ukagira neza ni nk'ubu urayibona wowe wigira ubwoba dusize no ku maboko nubona yuko ikora wowe uratangira unyitaho ureba ko ibintu uri kubikora terebye urumva biguteye ubwoba se nta bwoba iyi buyifashe bakiriza hano ugatangira ugakora noneho akaroso kayo nakakweretse nyuma mbo ufite igitambaro cy'abagabo se cyangwa twiyaranje ku cyo nateguye reka twiyaranje ku cyo wateguye mbo icyo nateguye uranyambika iki gitenge cyamamaza gikubite mu ijosi uhambirwa ubundi nzayamugurira ibitenge abikenyere wenyine ngiye yari yangurira iki gikubite mu ijosi uhambire hano sibyo noneho akase akujya ukagira se hoya ndaza kukubwira aho ugakoresha ufite ga hoya ntaga mfite rega nta nubwo dufura abantu mu mutwe baza bameshemo tubasuka gusa ariko urategura buretse ndaje buriya wowe uri umuntu wanjye noneho nuko nako kunywa wazanyemo wenda ariko ibindi wabyibutse kunywa ntacyo kunywa biraza gucamo noneho mbo ubwo ni ukuvuga ngo urebe aho banyogoshe utangire ugire ute ugire ahatari ubwoya ahari ubwoya bukeya kugira ngo ni polishingi babyita polishingi ufite ubwoba se oya nta dore ni gutya reba nka gutya nawe waciyeho ni polishingi nyine ntugire impungenge nawe mu ijosi butaramera bigire segisi ariko bigire segisi genda ukora no ku mukiriya nyine waramutse neza sinzi ikikubwira ko nicuriye agashake kanjye utantuza waramutse uraho uri guhombagura ayiwe amamasava ko nari nzi kugira ubwenge waje kububura ubu uragangamye hano uri kurya ibishake mwereserezwa mpambanza nicira akaboge si uko dukora wowe mugize ne kandi ngwira igisheke se wumva wagishegeye nabaga nzi yuko uri aha ngaho ukuze uvuze ubwenge mama sava none uri tete vide bigeze aha nta kenge namba
didasiye kumbyukiye umbwira nabi ngiye nakugize nte koko ko ntaherukanaga nawe ko ntaherukana na hatungi ibisiriza ma n'ubundi banyirukanye nta nimerekeza ndashaka kuguhereza ngo wivune natamiye utu natamiye itamira ibyo ushaka abakira ni mu bari byo mubyukiramo ye abandi bakangara imisozi ubu se uzi biri kukubaho ikise kandi bikumboje ariko se wamugana manza witamirira agasheke habaye iki kanaryoshye kuba ibintu byo mu bakire sinzi icyo mubihingisha singaciye none ahangaha se gaciye none ahangaha abandi batatse ariko mama sa abatatswe n'abatatse se ni bande ariko mama sava buriya ko tujya tuganira ukagenda ubunze umunwa hose ngo ngira umunwa najya nkubwira ikintu ukumva ko ari ibanga ukumva ko nshaka kukubakira urugo ukumva ko ngiye didasiyene ndi umudamu mugenzi wawe ukaziba ariko nkakubwira ibanga ukarimenya ukabasha kubaka didasiye ari ikintu barambwira ukacyumva hanze none bimwe twaganiriye by'uko umudamu yubaka urugo ntago nabyumvanye uko gitariro ko ari uko agira amagambo ko namubwiye nti didasiye yanganirije gutya na gutya nk'umuntu mukuru nayo nzi ko ari buhindukira akajya hanyuma daforoza yanyirukanye kumemesera byagenze gute ntago wavuze ngo duhura ngo ndi kuyaga iminwa ngo umanze ari amandazi yose mba niririye ibyo byo ntabwo nabivuze ari ukugira amagambo nayo ndi kumuganiriza biraho neza nzajya nza nishyiriyeho ka makiyaje nk'umukozi wo muri saro ugenda ubunze umunwa ngo ni amandazi njyewe twahuye mfite irinda nawe ariya ni amandazi ubusa amavuta yo ku munwa atandukanye n'amandazi njya mbahara cyane se ubundi sinzi ukuntu nahuje n'ibigore by'ibidumbari nkahaba twajyaga tuganira tukajya inama ariko nubwo ngira umunwa iyo sinayisubizayo n'undi nicyo kinzanye ngiye didasiyona ese ni ibiki utambwira niko mama sava nikubwire ndo ni izina ry'Imana niba nari ikintu ngiye kumbwira nkakivuga didasiyo ntuzongere kumbwira ikintu mama sava ni inkuru none ninjye babaje ubuza ibi bintu nje kugukorera hano ntabwo uzi ko nkora pedicure na manicure nyange nje kugukorera wantumiye mbese bigenze bite mama saba n'ubundi ngiye kumena umuceri ni hahandi n'ubundi niswe injajwa ntariyo uri kumva n'ubundi ngiye kumena umuceri undi kari akagabo ntabwo ariko kazakora kari akazi sahiye ngewe ubu uzi ko ndahangaha sasa nyirukanye sasa arakwirukanye sasa aranyirukanye ese umupfuye iki kandi ko sasa ntabwo ari kari akagabo kawe ntabwo ari kari akagabo kareshya nk'ifuni ibagara soya nizere ko utari kuntukira umugabo ariko ntabwo ariko gatumye banyirukana papa savasi araje aza hehe njye nimugoroba yaraye aje gucisha inzara ndamukoreye ariyogoshesha agarutse kwicisha inzara ngo nitwongere tuzisubiremo ngo kubera iki se ubwo ngiye kubaza umukiriya ngo kubera iki ko njye nari kuba nishakira amafaranga ahangaha asubiye muri salo wanyumvishe arahageze ndamwakiriye nk'umukiriya atariko uwo nshaka ni sasa ntangiye nyine mwumvisha ko sasa akiri mu nzu ari kwitegura aribwo akihagera araje bakavugana njya kumureba ariko hagati ndi kumukorera inzara mama sava kare yanenze arane sinjya nkukorera inzara tekereza ko papa sava uzi na kiriya kirenge cye kibimeme gituza nabaraye nkakigeza aho kigeze hariya ubona kiyaga uri kumva inzara nagombye mbere njya kuzica nagombaga kuzicisha icyuma kandi yaranambwiye ko ariwe watumye akiri ibimeme ngo njye kumushyiriramo niba sinzi ngo ikintu mbabarira njye naramufashije ku buryo bwose bushoboka buriya ntiyageraga muri salo ngo agire undi mukorera njye nkavuga ni kubera ari uwo muri karitsiye reka ne kumuteza abantu mwihanganira uwo munuko mama sava none niwe nkuje muri salo sheri none se ari kwa sasa ari gukora y'iki niba akari wowe ukora pedicure na manicure ari gukora iki kwa sasa njye nyine nicyo ndi kwibaza ariko sibyo nari sasa ko atabikora sasa katoza ibirenge ari gukora iki kwa sasa ageze kwa sasa rero maze kumwoherereza sasa abwira sasa ngo namwogoshe sasa ati sinogosha amaze kumubwira ati sinogosha ati cyo kora wenda ka massage nakakora ariko papa sava hagataho ati nyigiraho kogosha nyine arajya arafasha imashini arabyonda byonze
arabyonda byonzeye ubwo ndaho ndareba noneho kubera baba bavuga ngo uratangwa mama Sava ngo ndi umunyamagambo kandi ntayo ngira urabizi ntayo ngira sibyo ntayo ngira urabizi urayagira ariko simenye nyene se ngira amagambo yasenya urugo none se nyene yose nsanga uvuze ngo ngira amagambo ngiye nta nibyo nayo kukubwira ariko hari ubwo ngira amagambo nagugira amagambo noneho nsize ubwo ngubwo sasa aratangiye yagera hano nawe papa Sava nawe akira bibiri noneho sinzi ukuntu mshusha nkuvuze intebe bumva ndi hafi aho bumvishe ndi hafi aho nibwo papa Sava ashatse inzira zose nimba abwiye sasa ngo anyirukane numvaga bavuga n'ibintu byo kuzajya kugira numvaga barimo no gupanga ibintu byo kuba bagira inyuma gatoya yamukoragaho akahita amuhereza amafaranga nyine we yatangiye agiye kumwogosha atari ko sasa hari akantu nimba warize ka massage mbari massage nyine yafunguye ibipesu bye nyine we yatangiye gutya ageze aha ati sasa ahita amubwira ati sasa wamfunguriye papa Sava kamfungura ibipesu bibiri urumva papa Sava ahubwo ati ushyiraho n'icya gatatu birangiye buretse mama Sava manze mbikubwire neza ugenda ufite amakuru yose birangiye rero atangira kumumasaginga papa Sava uko mu masa veni uko mu masa 10 uko izina ayo mafaranga yatanze n'imbere y'Imana uzi no tafite zitu Manudi ngwino ko Manudi n'umunyamubano ntabwo ngenda mama Sava ntujya mvuga ko ari ngewe reka njyanye n'ibyo ndibukorera ntujya mvuga ko ari ngewe rwose genda ukanda koza mutuzo ujya ukanda aho sha uzabimenya noneho uzi tipu y'abagabo ukanze nka gutya erota birakwirwa ibi birutarakwirwa muri biriya bisatsi by'abagore yakoye we utyo ariko niko uracyaba kwa Jamari wasohanye ugira amahane Jamari sigira ngo nzapfa no kumucika byoroshye ariko rero nubwo nyibana na Jamari hariya hari ukuntu bimaze kundambira urumva natangiriye kano kazi nawe ngira gutya nkaba nashyari nka nijoro nkakomanga umwuka ukenda kumperamo nshobora kumara nk'isaha gutya nkihagaze ku muryango bataramfungurira none se wagiye muri geto sundi wamuga kandi uzi geto yigiyemo ngewe najya nyishyura nukuri kw'Imana ariko nawe ukamenya ngo ubu busirimu ni ngewe ubuha oya ngewe ntukangire ikibazo na kimwe nose n'undi ko ari igihe ujya umfasha kandi nitwa ngo mbana na marume utu tuntu dukocagurika mu ntoki zagenda dukunda ariko uri kumasiriza inyuma y'ishati aho ntabwo uraba umusiniya fungura nk'utwo dupesi tungahe dutatu aba ni njye no gufungurira aba ari inshingano zawe ubundi bitebora marayika bw'ijoro Petero ari guseriva wa marayika gusha ubundi urakanda ukageza no kuri utwo tuntu tumeze nk'intuza yewe awusha ura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  ni byiza Sava wanturiwe ureba ukuntu cyangwa aho ngaho wamahembe siba ngaho senyine erega wagaramye karana ko karimo karaza hako papa Sava uba muzima mu mutwe wawe sindi muri saro nguri muki papa Sava bagafungura ibipesu hafi kugera ku gitsina cyawe ubundi uba muzima wowe si igitsina kiri muri mugabo ze ako ubundi muko wowe yisari ko iki nta gusuka gusa wowe usanzwe ukora massage z'abagabo hanyuma se njye ncura amafaranga ndayakora hari ahantu wayahinze nzajya kuyatabururamo ku buryo umukiriya ashobora kuza umukorera ikintu nkabyanga ariko mama Sava aho bigeze ndanakurambiwe mu rugo nsangayo mu murimo ukansanga ugeze no muri business yanjye business yawe ntabwo uri kwikorera ku mugabo wanjye hanyuma ntabwo agishira n'abandi nawe se wowe mugabo we ntabwo ashobora ngaha muri salo
ko se niba umuntu azanye akantu k'ubusirimu mu rugo avuga ni ntangire nsirimuke ubigiraho ikihe kibazo? Iki gitenge ni icyanjye wazanye? Iki gitenge ni icyanjye wazanye? Cyangwa ariko se atari njye wakiguze? Uba muzima ubundi ugira ubwenge mu mutwe. Warafata ibintu by'urugo ukabizana ku ndaya yawe. Ariko si ndayiba muri salo. Indaya yawe sasa. Haguruka ahangaha. Dore akagore kananiwe urugo nako. Kagaburirwa ibisiga wese wabigaburiwe. Ni izina ry'Imana sasa uyu munsi ntumenye. Aha ni muri business yanjye wikaraga. Uyu munsi ntumenye. Nawe ntumenye. Haguruka tugende. Ndavuze ngo haguruka se nyine. Haguruka vuba. Amasura maguru tumiruka agenda atanyishyuye. Fatwa ibyo fatwa. Aragenda atanyishyuye. Unamahanga fatwa ibyo fatwa mbese. Aragenda atanyishyuye. Akwishyura iki? Akwishyura iki? Hano ubusanze nawe nicaye gusa nta kazi ndi. Iyo wicara se hari akazi nawe naguhaye. Nakubwiye ngo ntumene umutwa mugore. Rata papa sava shu. Gasheshuka ibintu. Nishyura. Fatwa vuba vuba tugenda. Papa sava. Papa sava imashini ni yacu. Akuye umugabo. Ejo ntuzazana boxa yawe. Ejo ntuzazana ikariso yanjye hano. Ajya nta bwenge agira. Canga tugende. Kata hano. Sana. Fata tugende. Pasavara atanyishyurira. Aya mafaranga urampaye papa papa ni arikimana nayo. Mama sava ndakumena aho bigeze. Papa sava hano kumwaka amafaranga. Ndakumena uve hano ufite igikomere. Nguragira gute? Njije gusa njye ubona narashinze business ngo ninjize ubusa. Reka nkubwire business yawe igenge. Nawe reka nza kugatwe tukaba. Zavuma abandi ntawe uvuma Imana itavuna. Papa sava